gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari dusize na gusa twari twasize Lucas yageze kuri airport yaravuye hanze aje kureba umugore we Jinta nyuma y'uko mushiki we Layla yaramaze kumwoherereza amavideo umugore we Jinta ari mu buriri n'undi mugabo, yewe sina video gusa yamwoherereje n'amafoto. Ese Lucas nyuma yo kugera mu gihugu amaze kwakirwa n'umuryango we aribo Layla ndetse na mama we, byaje kurangira agiye mu rugo. Ese niba yarageze mu rugo Jinta yamwakiriye ate? Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Lucas abageze ku gipangu ari kumwe na mama we ndetse na Layla. Nta kindi kintu akora, ahera akagasaba mama we ndetse na mushiki we, akababwira ati ndabingize sinkeneye ko mungerera mu rugo, mushaka ukundi kuntu mubigenza rwose nimungerere mu rugo mugaruke inyuma, kuko n'ubundi ibyabaye byose biri hagati y'umugore wanjye nanjye ubwanjye, nta wundi bireba, birareba njyewe Lucas ndetse n'umugore wanjye Jinta. Mama we ahera akamubwira atoya mwana wanjye tugomba kuba duhari, ubundi se twabwirwa n'iki niba uriya mugore wawe ari buze kuba yaguhereza agahenge? Twabwirwa n'iki niba atari buze kukugirira nabi? Undi ahera akababwira ati nimumbabarire, ntabwo nkeneye ko mwumva uburyo ndi gushwana n'umugore wanjye. Ikindi Jinta n'umugore wanjye ibyo yakoze byose njye nawe tugomba kubikemura, nta wundi muntu ugomba kubyinjiramo. Mama Lucas ahera akabwira Lucas akamubwira atoya ngomba kuba mpari, uriya mugore gito ubundi nkamuhereza isomo utatinyuka guca inyuma y'umwana wanjye. Mama Lucas atangira no kubirakariramo. Lucas yitegereza uburyo mama we yarakaye, akareba uburyo mushiki we Layla nawe ari kureba, agatangira gutekereza byinshi, umutima akavuga ati ariko ubundi kuva ryari mama ari uza gukemura ibibazo byanjye n'umugore wanjye? Ubundi mbere hose mama ko atajyaga yivanga mu bibazo byanjye na Jinta, kubera iki ubu ngubu ari interested? Ese ubundi aho ngaho niki kiri kujya mbere? Nta kindi kintu Lucas akora, ahera akabwira mama we ko mama kubera iki wowe na Layla mbona mushishikajwe no kumbona n'umugore wanjye dushwana? Ese ubundi izi video n'amafoto mwanyoherereje ubundi mwabikuye? Hari abandi bantu babifite? Kuki ari mwebwe mwembi babiri mufite izi video n'amafoto? Mama reka mbabwire, ntabwo ndamenya ukuri pe, ntabwo nitaye niba Jinta yarabikoze nangwa se atarabikoze, ariko mama ndumva muri kunshisha, ndumva muri kuntera ubwoba. Ese aho nsanze umugore wanjye arengana byose ari agatego mwaneze? Mama sinazababarira pe, ntabwo nazigira mbababarira. Mama reka tuganire, umwana n'umubyeyi, ndabizi yuko Jinta mutamukunda, ariko mbere yuko ngira ikindi kintu mbabwira, ndarahira ku Mana yo mu ijuru yandemye, ndaramuka nsanze umugore wanjye ibi bintu atarabikoze ko ari agatego, nangwa ibi bintu mufite ahantu muhuriye nabyo, mama uzahita unyibagirwa mu bana wabyaye. Layla ntuzigere wongera kumfata nka musaza wawe, kuko niba
byibura munkunda mukaba munyifuriza ibyiza nk'uko mubimbwira, mwakabaye munkundira umugore mukanakunda n'ibyo byose, mukamukunda n'uko ameze n'uko ateye. Kutabyara si ikibazo. Ese ubundi mwebwirwa n'iki ko atari njye ufite ikibazo? Umugore wanjye mwaramwijunditse. Ikindi reka mbatangarize, umugore wanjye niba yananciye inyuma yamaze, niba yaranabikoze ni akazi ke, ntabwo bikuraho ko mukunda, nta nubwo binakuraho ko njye nawe twasezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu. Ahubwo ibi bintu biri kunyereka ko umugore wanjye ashobora kuba ari kunyura mu bibazo, ari kunyura mu ruhuru rw'ibibazo wenyine ndaho ngaho ntazi ikijya mbere. Mama, umugore wanjye aritonda, umugore wanjye aratuje aritonda, ntabwo ajya apfa kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose, ntiwamenya ikimubabaje n'ikimushimishije. Niyo mpamvu ndi gutekereza ko ibi bintu byose bishobora kuba ari ibinyoma. Nimundebe nafashe indege igitaraganya ngo naje, ntabwo mfite umujinya n'uburakari kubera video nabonye, ahubwo ndi kwibaza ubundi umugore wanjye ameze neza. Ikindi nakibaza ubundi niba yanabikoze kubera iki yabikoze. Urabona nawe yarabonye umuntu umugira inama ati shaka umuntu muryamana urebe ko wenda umugabo wawe atari ufite ikibazo. Mama, nk'uko nawe wirwa ungira inama ngo njye kubyara hanze, nangwa se ukambwira ngo ningire gutya nirukane umugore wanjye, nawe kaba ari agahinda ko kugerageza ngo arebe, byibura arebe niba ari njye ufite ikibazo. Ibyo rero sinabimurenganyiriza, gusa nanone abasabye mujye kure y'umuryango wanjye, mujye kure y'umugore wanjye, mujye kure y'urubavu rwanjye. Binta naramwikundiye, ntawamfashije kumutereta, ntawamundangiye, nta n'uwamumayemo pasi. Twarahuye njye nawe turikundanira, naramwikundiye, nta muntu n'uyu n'umwe wigeze uyobora amarangamutima yanjye kuri we. Ibi rero nimubiveho n'ibyanjye n'umugore wanjye. Ahera ko akavuza amahoni, umukozi araza agafungura, Layla na mama we bajya kwinjira, Lucas akababwira ati ntimunyinjirire iwanjye, nabahaye gasopo. Mama, aha ni iwanjye ntabwo ari iwawe, ntabwo rero ugomba kuntegeka icyo gukora n'icyo ntagomba gukora. Wowe na mushiki wanjye mbabone murenga hariya, nibare kuza kunyakira kuri airport. Urukundo munkunda rwose mba narubonye, muba mwarunyeretse, munyitayeho, ariko niba munkunda mutegetswe no kunkundira umugore. Ahera kakabwira umukozi funga igipangu, ahera kagafunga gate, Lucas yinjira mu nzu. Akinjira Binta ahera kakamubona, kumubona ubwabo buramwica, agatangira guhunga. Guhunga Lucas aramwegera avuga ati babe, ugenda ntago wari unkumbuye, ese nta nubwo ushaka kundamutsa? Ikindi umaze iminsi utitaba na telefone yanjye, hari ikibazo njye nawe dufitanye? Amakosa naba narakoze muri iyi minsi se maze ndi muri ibi bihugu nirwaga nzenguruka, nkaba narizi ngo ndisabire imbabazi? Binta aho gusubiza ahera kagaturika karira, akavuga ati Lucas, ntabwo mfite imbaraga zikureba mu maso, sinzi niba nakureba no mu maso ngo bikunde. Ndumva mfite ikimwaro, yewe ndumva mfite n'ipfunwe.
Lucas ati ariko ntabwo ndi gusobanukirwa, ufite ipfunwe ry'iki, ufite ikimwaro cy'iki? Wenda hano ndamutse njye nari nikumburiye umugore wanjye. Lucas yegera umugore we Jinta agahera kakamuhanagura amarira, yarangiza akamuhobera cyangwa akanamusoma. Nyuma yaho amwongorera amubwira ati ndagukunda my love, I missed you so much. Ntaho gusubiza umutima aba yibwira akavuga ati mana ubundi ibi ni ibiki, nabaye umugabo nkunda, yego nibyo nanjye ndamukunda, ariko si kuki umuryango we utankunda. Nyuma y'ibyo bamwoherereje nari nzi ko ari buzanye uko inabi, ariko nyine ndebera aho kumbwira nabi kumbwira ngo yarankumbuye, yewe ngo yarankumbuye, ageretseho no kumbwira ko ankunda. Jinta araturika akarira, noneho guceceka bikaba ingorabahizi. Lucas abaza umugore we ati baby mbona umbonye ukarira, ni ukuvuga ko utanyishimiye? Ese ntabwo unejejwe no kuba ndi hano? Ntabwo wishimiye kuba uri kumbona hano? Yewe nishimiye kuba ndi iruhande rwawe, nkuko nabikubwiye nyine nari ngukumbuye, n'ubu ndumva ngukumbuye kandi uri iruhande rwanjye. Aho kunyakirana ubwuzu n'urukundo n'urukumbuzi, yakirije amarira. Jinta yitegereza umugabo we Lucas, yarangiza akamubwira ati natanze iki? Ese n'iki nahaye Imana? Gute Imana yampitiyemo umugabo mwiza nkawe? Ese abantu bose bagira amahirwe yo kugira umuntu ubakunda nkanjye? Nibyo wenda umuryango wawe ntabwo unkunda, ntabwo mabukwa nkunda, baramukazi banjye ntibankunda, abaramu banjye ntibankunda, yewe n'abana babo babaciye hano. Uwo duhuye wese arambwira ngo uzabyara abawe nta mwana wanjye uzagaruka iwawe. Ariko abandi bose baranyanze, isi n'abantu barantaye, ko wowe wampisemo. Rimwe na rimwe mba nabuze n'icyo nkubwira, kandenga nkarira. Niyo mpamvu ubona nananiwe no kugira ikindi kintu nkubwira. Nyuma y'ibyabaye byose nari niteguye kuzinga ibyanjye byose nkagenda, nari niteguye sinya agatanya nkava muri uru rugo. Lucas ndagukunda pe, ariko ibi biri too much, ntabwo nakomeza kwihangana. Umutima wanjye uraremerewe, umutima wanjye urababaye, ufite ishavu n'intimba, ufite igikomere ntazi ngo kizavurwa n'iki, ufite kwicuza kwinshi muri njyewe. Ese ubundi nzishima byagenze bite? Ikihe kintu kizigera kimbaho nkanezerwa? Horana agahinda, ndana ibikomere nanjye ubwanjye ntazi ngo bizavurwa n'iki. Ariko aho bigeze Lucas, njye nawe dutandukane. Ndambiwe gutotezwa n'umuryango wawe, ndambiwe urwango banyanga, ndambiwe guhora mparanira gutsindira umutima wa mabukwe ndetse n'abavandimwe bawe. Ese njyewe urubyaro, njyewe wakihereza kubyara? Ese ni njye wanze kubyara ahungu n'akobwa? Ese ni njye wanze kwitwa mama? Ni njye wanze umugisha wo guheka? Kuki iteka banyibutsa yuko byanze? Kuki iteka banyibutsa yuko icyo maze muri uru rugo? Mbe wenda ushobora kutanyizera,
ariko ibyabaye byose nta na kimwe nigeze nkora. Ndagukunda ntabwo nagutreatinga. Yewe nta n'ikintu kijya mbere hagati yanjye na Samu. Nyuma y'ibyabaye byose ntacyo mfite narenzaho, ariko basi ndakwinginze mfashishe ziriya video baguhaye ndetse n'amafoto baguhaye, njye nawe twake gatanya. Ndagukunda, nzakomeza ngukunde, wowe sinzigera nanagusiga ngo njye kure y'umutima wawe. Ariko reka dutandukane, twe gukomeza kuba umugore n'umugabo. Ahari wenda umuryango wawe uzampa agahenge, ahari wenda umuryango wawe uzareka kunyanga uburyo unyangamo. Wenda ahari nzagera aho ngaho nishime. Mpora nibaza icyo nacumuye kuri iyi Mana gituma umuryango wawe unyanga, ariko narakibuze. Nuko gusa ntabyara, nuko gusa nabuze urubyaro. Ntabwo ndi bukugire muri detail, ariko ibintu byose byabaye byapanzwe n'umuryango wawe. Ntabwo mfite imbaraga zigusobanurira ngo Samu, kubera ko Samu is nobody. Uriya ni umukozi n'umushoferi wanjye, kandi na mbere y'uko muhereza akazi narabikubwiye. Ndabizi nawe muri wowe waje wibaza ati umugore wanjye nkunda cyane Ginta aba ari we unkoze ibi. Mbabajwe nuko ngiye gutandukana nawe nuzuye icyasha, isi zanyota, abantu bazansi banyita umugore uca inyuma umugabo we, bazanyita maraya. Nta gaciro n'akana gato nsigaranye, nta gake nari mfite k'icyubahiro, kuko byibura niyubaha ubona ko karagiye. Ibindi uyo mushiki wawe arazifite, ntekereza ko na mama wawe azifite, nawe urazifite. Ahari nta muntu w'iwanyu n'uyu n'umwe utazifite. Ese be wakemera ko mukuru wawe yanteye hano mu rugo akambwira ngo ninsohoke mve muri iyi nzu, undi indaya uca inyuma murumuna we, ngo n'ubundi ngo wasanga ngo uburaya narabutangiye nkiri muto, n'ubundi nari ikirara, akaba ariyo mpamvu ngo ntabyara. Ahari n'umura wanjye waranyereye, wasanga naragiye nkuramo inda nyinshi nkiri muto, aribyo byamviriyemo kutabyara. Mbe umuryango wawe umaze kurengera, bamaze kumfata ukundi kuntu, ngize icyo nazi. Basi Imana ishimwe waje, ndakubona. Nari narabuze imbaraga zikuvugisha kuri telefone, kuko numvaga ntabishobora. Mpamvu wampamagaraga ceceka, imbaraga zikwitaba. Yonyine iyo ndi gutekereza ukuntu umuryango wawe umfata, umuryango wawe umbona, mva ndushijeho kwanga isi n'abantu. Babe, ndagukunda, ariko ntabwo twakomezanya. Njye nawe ntabwo twagumya kubana. Lucas yitegereza umugore we, akareba uburyo ari kurira, aramwegera, yarangiza akamuhanagura amarira. Ahera akabwira umugore we
akamubwira ati mugore mwiza ndakwinginze wirira ndagusabye wintera agahinda turi kunsaba ibidashoboka intato ya be impapuro za divorce noneho nanjye ndazifite bwa mbere warazitwitse ariko none ahangaha zirahari ugasahera akabwira umugore we akamubwira ati be narakubwiye reka nongere ngusubiriremo ntabwo nzigera nguhereza agatanya ntawe ntabwo tuzigera dutandukana baby ndakwizera ntabwo nitaye ku by'umuryango wanjye watumye unyuramo nitaye no ku buribwe uri kunyuramo kubera umuryango wanjye nitaye no ku rwango bakwanga njyewe ndagukunda kandi iteka nzakomeza ngukunde nta gatanya hari hagati yanjye nawe ikindi like I said ndakwizera I really trust you iyo nza kuba ntakwizera gusaba umuryango wanjye ukagusohora cyangwa se nanjye ubwanjye ubu ngubu nari kuba nta n'ibintu byinshi twari kuvugana ariko kuko nkuzi imyaka njye nawe tumaze tubana uri umugore wo kunca inyuma nibibona bwa mbere nararakaye pe ngira na reaction itari nziza yewe nanatekereza ibindi mbabarire ko nabanje kubyemera ko nanjye ndi umuntu nabanje kwemera ko waba warabikoze ariko nanone nsubije ubwenge n'ubwonko inyuma ntekereje neza jinta wanjye jinta nkunda jinta nakoye nsanga naba ndi kwibeshya ubwo natekereje ndavuga ntiwasanga umugore wanjye ari kunyura mu bihe bitamworoheye reka ngire gutya mwegere nahereye ko ku buryo naza kuba ndi hafi yawe ari nayo mpamvu ndi hano baby byose tuzabinyuranamo biri kunyuramo ndabyumva wowe n'agahinda ufite ndakumva ibyakubereye inzitane ibyakubereye uruhuri kuri wowe ntabwo uri kubinyuramo wenyine nanjye ndahari turi kumwe mukunzi kandi ndagusezeranya nta gitonyanga cy'amarira uzarira wenyine nta n'ibibi byose uzanyuramo wenyine fata ikiganza ngo ufate ikiganza oya ndakwinginze windekura ndakwinginze winsiga wiva ku izima wikere ku muryango wanjye kutsinze gutandukana kwanjye nawe yaba ari intsinzi ikomeye kuri mama ndetse n'abavandimwe banjye kandi ngomba kubereka ko naguhisemo ntakwibeshyeho nkabereka yuko nabanye nawe ngukunda abo bandi birwa bambwira nabasize mbareba ubwo barusha byose urabaruta icyo bakurusha ubugwari n'ubwomanzi ndetse n'uburara ubasumbya ubwiza n'uburanga ndetse n'ubuhanga basumbya umutima ukomeye uziho kugira umutima ukomeye uziho guca bugufi hari byinshi cyane wagiye unyuramo byari bikomeye yewe byagombaga no kuguhitana ariko baby warabirenze n'ibi tuzabirenga ese wanyemerera ugatera umugongo umuryango wanjye nawe tukiyubakira urugo rwacu tugakomeza tukirengagiza abo bose badusebya nabo bashaka ko dutandukana Jinta ariyumvira ahereka avuga ahubwo agaceceka tugaruke kuri Layla ndetse na mama we baba bafite umujinya n'uburakari mama Lucas ahereka akabwira Layla
akamubwira ati ntakubwira urabona imipangu yacu itadupfubanye wagira ngo kariya kagore ni akarozi ariko umenya hari yaranandogera yaranandogeye umwana ubundi ni gute Lucas yisanze akunda kariya kagore we bigeza ubu ntabwo mbyumva kugeza ubu ntabwo ndasobanukira urukundo gusa hapana unakunda umugore we kugeza n'ubwo umuryango w'umubwira ntiyumve ngo ni urukundo karurasa urukundo n'ururugano ariko mu muzika hari byo nta kagore umenya akaroga undi ni gute umuntu nk'uriya utabyara musaza wanjye yisanze amukunda kuri ruriya rwego mahaye nkawe maze mama numiwe ibyo uburyo Lucas yaturebagamo mama waherako akamubwira arakubwira ati dushaka uburyo tumwica mubwira ati Lucas akunda umugore we uretse kumwambura ubuzima naho nta kintu cyabatandukanya wanga kunyumva wowe wambwiye uyu mupangu ariko nawe mama ibintu twe tujye ibintu byo kwica rwose oya pe ntabwo ni ukuri genda twamwambura ubuzima ubundi wabikora ute ati wowe nyemerera mbwira tuzamfasha wereka utuntu twikorera wereka uburyo tubigenza azapfa atanarwaye ahubwo uri tayari wereka ahantu tujya ni ahantu bandangiye ngo hukozaho gusa ako kanya nta bintu byinshi nta nubwo umuntu asamba rwose uriya ni ako kanya guhita tumwambura ubuzima ati none se mama uzabigenza ute yewe ntabwo ndi gusobanukirwa no si yo systeme ni iyi ndatumva nyine hari umuntu w'inshuti yanjye naganirije arangije ahera akandangira umuntu arambwira ati wowe nubona amafaranga ushaka kujyayo uzambwire anyemerera ko azahera akanjyana ahubwo wowe uri tayari uru rugendo tugiye gutangira uri tayari njye nawe tujyane tugende uyu mugore tumukure mu buzima bw'umwana wanjye yewe ndabirambiwe uyu mugore ni gatike neza umutima w'umwana wanjye yaragiye wose awucurika Raila akabwira mama we ariko mama najyaga numva ngo inzaratsi bamwe bavuga ngo ntizikora menya ahari arizo yamuhaye mama we ati reka inzaratsi ibyo biti ndigasane se ugize ngo biranakora ntabwo bikora umenya yaramuhaye ibiruta inzaratsi nabona n'inzaratsi wenda zo zigera aho ngo zikagushiramo ariko umenya noneho we yaramuhaye ubwa burundu akibaza umuntu wereka ko umugore yamuciye inyuma ariko ukagira ngo nta cyabaye ngewe mba numiwe ibyo ukuntu yatwirukanye watwiryaho ati cyakora nanjye birabyanteye umujinya mama ahubwo ku bwa kariya agasuzuguro nanjye ndi kumwe nawe ahubwo aho hantu tujyayo ryari ati mu gitondo kare turagenda nta muntu n'uyu n'umwe turahura nawe kuko nta muntu wemerewe kujyayo hari undi muntu bahuye nta n'umuntu twemereye kuramutsa tutaragerayo nangwa se tutaravayo bigira condition ze kugira ngo biba byoroshye ati gahunda niyo mama uyu munsi no kuryama kare kugira ngo tuze kubona igihe tubyukira
inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Raila ndetse na mama we umugambi wabo wo kuba bakambura Bintu ubuzima bazawugeraho? Ese ubundi nibaramuka bawugezeho Lucas azamera ate? Ubundi se bawugezeho Lucas akabimenya, akamenya ko umuryango ari we wamwiciye umugore, aho yazaba ababarira? Inkuru yacu yitwa Inzitane, yewe nitwa Atete. Byinshi twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira. Inkuru kandi ninjye uyandika ndetse ni nanjye uyibagezaho.